Zayino ndetse yabonye nyirabuja Miki asa hanyuma aramubwira ngo mabuja waje. Nyirabuja aramubwira ati have havura amenye ndakwiyamye kandi ndetse narabahamagaye mwanga kunyitaba. Ariko ubundi iba muri rugo ni ibiki? Ese umuvandimwe ari he? Ati umuvandimwe wawe ati nta makuru ufite ahubwo. Ati ibyo nagahuma munwa. Turacyakomeza filime yacu ndetse kuri wa muhehesi w'umusaza. Uyu musaza rero ajya nyubera agiye gutanga amazu batanga amafaranga. mujye mubarya ntacyo mwabakobwa mwebwe mu gusa mujye mubakura amenyo kubera yuko nibo baba babizaniye. Katurore ibyacu nibitinda dukomeza hakuno Renzo bamumereye nabi ndetse no kumuniga. Satani ndetse arimo aramwirukanka. Ese Renzo araza gukira? Yo Katurore ako kanya yagiye kwisha ubwoba ni bwinshi ndetse mu mutima arimo arasenga cyane ahamagara Imana. Ukari gusenga cyane ako kanya Devu nibwo yahageraga. Ako kanya mu kwagera sasa kuri kintu nare Devu yaraje aramusigira amufata. Ako kanya atangira kumuniga. Dore ukamuniga yose. Renzo birarangira gute kuri kintu nare? Ako kanya bigiye byaraje nibwo yamanukaga. Hanyuma kumanuka umusaza ndamwemera irebere nawe yaraje asanga barimo baranega umuntu. Aravuga ati nyamuneka mureke umuntu yigendere. Tugaruka hakuno dutangira filime yacu. Turatangiye. Yes turatangiye. Mbere ya byose turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubifurije amahoro y'Imana no kubana n'umwuka wera. Bakunzi ba Devira, twagarutse gusesengura Devira. Ni mwihute cyane tugatangirane episode ndetse ya 89. Kora subscribe, kora share na comment, hanyuma tubane ndetse kandi tuganire kuri iyi filime kandi wubaha Imana, usenga Imana, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndetse rikomeze ribane nawe. Tugarutse kuri Renzo, uwitwa Renzo ndetse n'uwitwa ndetse Devu. Hanyuma Renzo aho twasoreje niho dutangiriye. Renzo amusezera ndetse ariko Devu atavuga ndetse afite umujinya ari gwekenye ryinyo. Niho ndetse dutangiriye. Ibyacu nibitinda tuvuye hakurya ndetse kwa Renzo na Devu ndetse basezeranaho. Tugaruka ndetse kuwitwa ndetse nanone Mama Sorobo ndetse na Sorobo nibo tugarutse muri aka kanya. Mama Sorobo ashima Imana ko umuhungu agarutse. Wibuke umuhungu we yarafashe inzira ashaka guhunga. Ahungire hehe? Ahungire Uganda. Abantu bose bakoze ibyaha bashaka guhunga ndetse ntibaba bashaka guhangana ndetse n'intambara bateje. Biraherera hehe? Katurore. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo dusabe tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Imana nishimwe cyane. Tukomeje ndetse Mama Sorobo arimo araganiriza umwana we. Babyeyi mwige kuganiriza abana banyu, mujye mubaganiriza kuko ntukajye ureba ngo yarakuze sinamuganiriza. Hoya, umwana cyangwa se umwana ahora ari umwana ku mubyeyi. Aba ari umugabo agifite nyina ahora ari umwana ku mubyeyi. Kandi inshuti z'umusaraba, nimukunde Kristo, mukunde Imana, mukunde abantu b'Imana, mugire urukundo, mwegere Imana nayo izabegera. Murushaho gushaka Imana nayo ndetse izabasha kubegera. Ibyacu nibitinda ndetse twakomeje filime yacu. Dukomereje hehe? Ndetse dukomereje kuri Sorobo ndetse na mama we nibo dukomerejeho. Wibuke ko ndetse Sorobo ndetse afite ikibazo muri kampani, bamubeshyira ko yibye amafaranga menshi cyane y'amamiliyoni cyangwa se amamiliyari. Ese koko Sorobo yarayibye? Ariko ikigaragara cyo Sorobo ya mafaranga ntayo yibye. Urabona ko ndetse yaguye mu kandu, yarakonje cyane ndetse ibyamubayeho nishobera amahanga cyangwa se nagahuma munwa. Baramugambaniye. Abagambanyi ni benshi muri iyi si. Buri muri iyi si ukagira ngo uri wenyine. Kubera iki? Kubera abagambanyi cyangwa se abateka mutwe babaye benshi. Urabona Sorobo ndetse yaragambaniwe, amafaranga abasha gutwarwa. Ibyacu nibitinda ndetse mama yakomeje kuganira n'umwana we. Aramubwira ngo Sorobo, ndeba mu maso, koko aya mafaranga ntabwo wigeze uyiba? Ati mama, njyewe ntabwo nigeze niba aya mafaranga. Ati mwana wanjye, koko umbwije ukuri ntabwo wigeze ano mafaranga? Undi ati mama, ntabwo nigeze niba ikintu cyitwa amafaranga.
ndetse ibyacu ntibitinda. Sorobo yakomeje kumubwira ati njyewe ati hari abantu nkeka kandi abo bantu nibo bajyanye amafaranga. Byagenze gute kugira ngo abantu bajyane amafaranga? Njyewe nabaga ndi mu kazi nk'uko bisanzwe, hanyuma bagakomeza ndetse bahererekanya udupapuro. Ibyo rero ntabwo byabaga binshishikaje kumenya utwo dupapuro, njyewe nakomeje gukora akazi kanjye. Kandi koko uba ugomba kurebana ndetse n'ibyawe, ntabwo ushinzwe kureba iby'abandi barimo, ugakora akazi kakuzanye hanyuma kubwo kugira ngo ndetse uzabashe kubaho. Ariko ndetse naje kubasiga mu kazi abo basore batatu cyangwa se abagabo batatu, hanyuma ndataha. Ngeze kuri gate cyangwa se hanze mbona na bosi arambaza ngo ese bagenzi bawe batashye? Kubera ko nari nzi ko bagiye gutaha, naramubwiye ngo batashye. Noneho ndangije ndataha. Mu gitondo naje ndetse bavuga ngo amafaranga ya kampani ninjye wayajyanye. Ibyo rero byose byatangiye kuntera ikibazo gikomeye cyane, abantu banandeba ndetse ndagira kugira ikibazo gikomeye cyane. None mama uri nkawe, iki kibazo ubona ukuntu gihagaze wakikuramo gute? Ibyiza nuko nahunga nkava muri iki gihugu nkagenda ndetse ngahungira Uganda. Ese Uganda uhungiye ndetse mu yindi si? Kurikira unarebe. Aho hose wajya baguhiga bagushakayo, ahubwo umva ahantu ho guhungira hanyaho. Mwana wanjye, ahantu ho guhungira hanyaho ni kuri Kristo. Nuhungira kuri Kristo ibyaha bizabasha gusobanuka. Ibi byose ndetse umwanzi ndetse ashaka kugushyiraho byose bizabasha gusobanuka kubera ko uzaba wahungiye kuri Kristo. Rero reka twinjire mu bihe byo gusenga, twinjire mu gihe cyo gusenga, duhamagara Imana, duhamagara imbaraga za Yesu, duhamagara umwuka wera, duhamagara Imana yabera, duhamagara Imana ikora imirimo n'ibitangaza, duhamagara Imana kuko izabasha kugutsindishiriza ibyacu ntibitinda. Ndetse Sorobo yakomeje kuvuga ati none mama, iyi Mana itarabashije kubona ko ndi umwera, iyi Mana izantabara mu ruhe rwego? Ese izantabara mu bihe buryo? Aramubwira ngo iyi Mana irakora kandi ikorera ku gihe cyayo, kandi ikora iby'umumaro, kandi ni Imana ndetse itameze nk'uko twe tumeze. Kandi njyewe ati ndabizi neza, yankuye mu bapfumu iyi Mana, yankuye ndetse mu byaha nakoraga ibyaha, kuko yibuke nakubwiye ibyo nakoraga. None iyi Mana niki wayishinja koko? Reka ahubwo duhamagare umuvandimwe, ndabizi afite uburyo ajya avugana n'Imana, hanyuma nitumara kumuhamagara hanyuma adufashe gusenga. Bantu b'Imana, mutoze abana banyu gusenga, mubatoze ndetse kwegera Imana, mubatoze urukundo, mubatoze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Mujye mubabwira ibyururutse umutima, mubabwire ko Imana itabara, mubabwire gukomera kw'Imana, mubabwire imirimo y'Imana, mubabwire iby'Imana ikora. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Ndetse umwana ahora ari umwana ku mubyeyi, urabona uburyo ari kumutetaho. Ako kanya tugaruka hakuno tuvuye ndetse kwa Sorobo ndetse na mama we, tugaruka hakuno ku bagabo babiri barimo barakinagirana. Umwe avuga ngo nyaboneka ni munabari, ninde? Ni Renzo Katurore. Renzo afite ubwoba ndetse muri aka kanya arimo ndetse aravuza inura ati ni munabare. Ako kanya ndetse Renzo yatangiye gusenga, ukasenga dayimoni iraho hafi ndetse yahise imufata iramucakira, ariwe Devu. Aramuniga. Hanyuma mu kumuniga bigiye bijya cyangwa se wa Devu arahinguka ndetse ari kuza atambika ibirenge n'agakoni. Aravuga ati ave shawi niga umuntu, ati ati urimo uraniga umuntu. Ako kanya Renzo yahise yirukanka ndetse aravuga ati niko wacana cyanjyewe uri mu macisha, ati nasoni ufite urashaka kwica umuntu Devu? Ati papa, ati yaranyibye dayimoni ati yaranyibye, ati uzi ko yarafite n'icyuma ugashaka kukintera, ati none ati utumye ati nge ndamukubita, ati uragira bazagufunga. Ariko Devu, ubundi ibyo usigaye ukora nibikisha, ati usigaye ukora iki wa mwana we? Ko nsigaye mbona ibyawe ari birebire. Ati ariko papa tuzi n'ibindi, ati uriya muntu ni igisambo yaragiye kunyiba nuko ndetse nitabaye. Ise ati mwana we, umuntu umwe
birashoboka ko yakwiba, aho ngaho urimo urabeshya. Undi ati papa ntabwo ndi kubeshya, niko kuri. Ese aramubwira ati ariko ubundi koko nibyo, ati niko bimeze. Hanyuma bakomeza kuganira, ndetse mu kuganira kwabo aramubwira ati nyamara mbona wowe usigaye ndetse nta bwenge ugira. Undi aramubwira ati nyamara uriya muntu yarantwaye ikofi yanjye kandi yaragiye no kunyica. Undi ati reka iyo ni imitwe yawe. Bakomeje kuganira, aramubwira ati ariko papa, ati ubwo ari wowe byagenda gute? Isi aza kwemera, aravuga ati ariko ubundi kuki ati utambwiye tugifate? Undi ati kandi ari we wamunkuyeho. Atangira kumwita igicucu. Umubyeyi abahora ari umubyeyi, uko yagutuka kose ahora ari umubyeyi. Bigiyo bija ndetse yaramubwiye ati njyewe atuzi ko narwanye mu ntambara ya Shakaramu, ati njyewe ati njye naracangaga njye mu buryo budasanzwe, ati ntuzi nari umusirikare, ati narwanye muri Shakaramu. Haya basi se Shakaramu niki? Noneho Devu arangije yegera asaga ati ariko papa ko bagufunze imyaka irenga 10, ati ubundi wabaye umusirikare ryari? Mwako kanya isi yahise acaho. Hanyuma mu gucaho Devu ndetse nawe abaciyeho. Tugaruka hakuno. Haya basi tugarutse he? Tugarutse hakuno, tugaruka mu rugo rw'abatambyi, ndetse abatambyi Imana yishimira muri ako kanya. Tugaruka kuri Nyambo, tugaruka kuri Korodiya, tugaruka ndetse kuri Aisha ndetse na murumuna wabo. Dore nzaza yirukanka cyane ati cyuno mamagura, ati nyaboneka muntabare. Arakomanga cyane turinde, ati ningerenzo. Ako kanya ndetse bagiye kumukingurira. Korodiya ati ariko kuki wirukanka wajya ubanza ukamenya abantu ugiye gukingura? Ati ni Renzo. Renzo Renzo ubwoba bwa mwishe hafi yo kwinyarira. Renzo araza ndetse aza yirukanka ati nyaboneka, ati ni mu ndengere. Aisha wahita yegera kubera yuko ibya Renzo biba byamucanze, ibyino karitsiye byaramucanze. Ati aratangira ati Devu yaranyishe. Aisha arumirwa ati Devu, ati ariko se Devu ko twatuzi ko agenda kuba gitsina gore kandi agenda kuri urugo, ubundi Devu yarakwishe gute? Ati Devu ati niwe abadayimoni bose bitekeyemo. Ati Devu ati yaranyishe, ati do nijisho nimureba, ati kwa jina la Yesu. Ati none atuzi n'ibindi? Ati he. Ati ukuntu bimeze? Ati he. Ati Devu atafite imyuka mibi iteye ubwoba. Ngo Devu ati ndetse arimo ararwana ndetse ashaka kugira n'aba bantu b'Imana. Aisha we nta mikino agira, abarahagurutse aravuga ati reka njye guhanga, baramugarura. Aisha avoma hafi, ndebere baramufashe avoma hafi. Ibyacu ntibitinda, bakomeje ndetse kuganira, ababwira ndetse ibibazo nuko bimeze. Ako kanya aravuga ati ariko mbwira, ati ubundi Devu agukubita gute? Ati kandi uri umuntu w'umusore ndetse umurusha ubudahangarwa. Ati uzi imbaraga afite? Atari kureba nk'inka yica. Ati kubera yuko ati Devu ati yaranyishe byari birangiye. Ibyacu ntibitinda, bakomeje kuganira, turacyakomeje season yacu. Ako kanya ndetse bakomeje kuvuga ati ariko Renzo nawe banze ibyaba atari bishyashya. Ako kanya ndetse barahagurutse, Aisha arahagurutse avuga ati aha tereka mbihore nigendere. Baramubwira turamenye nusohoke, mumukurikire. Baramukurikiye kugira ngo adasohoka. Aisha ati muhumure ntago nsohoka, ati nimutuze. Hanyuma ndetse uwitwa Renzo abwira Aisha, uwitwa Renzo ndetse n'uwitwa Aisha n'uwitwa ndetse Nyambo. Hanyuma Nyambo abwira ndetse Renzo ati ko bwije, ati ubwo urarara hano? Undi ati ahubwo ntiza rya ikote, ati nambare n'ingofero ku buryo ati ndetse bataza kugira gute, ataza kongera kumbona. Ati se urabingarurira? Ati aha, ati ndabazi, ati tushobora kutabingarurira. Abarokore bo mw'iminsi, umurokore wo mw'iminsi umutiza umwenda yarangiza akagenda agiye, cyangwa se akagira gute, cyangwa se uramutiza agasigara akagucyurira ibyo yaguhaye. Iyo abantu benshi bene babaho barahari ndetse bakorera umuntu ikintu barangiza bakongera bakamucyurira. Turacyakomeje season yacu. Tugarutse hakuno ndetse kuri Bigiyo bijya ndetse na Isimbi ndetse na Bigiyo bijya baracyateretana.
ndetse umusaza ari kuvuga ati nemeye kuguhereza buri kintu cyose ariko njye nawe dukore ikintu cyitwa urukundo. Aya basi Simbi aramubwira ati umva rero nimba wabyemeye tugomba kugenda tukajya kwa noteri tukajya gusinya. Ati nta kibazo rwose, ati njyewe umusaza nabyemeye, ati imitungo yose ati ndayikwandikaho. Hanyuma arangije aramubwira ati umva rero nkubwire, niba wabyemeye neza ati untege amatwi unyumve, ati rero urukundo rugomba kuba mu kondisiyo, nta guhurira mu nzira, nta guhurira ahangaha, ahubwo ni ukujya tujya ku Gisenyi. Umusaza arikanga ati kandi ati mfite gahunda, mfite inzozi zo kujya Dubai, ati tugomba kuzajya na Dubai. Umusaza arikanga. Simbi nta mikino afite, agomba kumukura amenyo yose akayahongora. Nta mikino Simba afite, ikiraga cy'ikigabo nacyo ni igihehesi. Abagabo b'abahehesi bose turabasuhuje kandi tubabwira ngo nimuve mu burayi, mukunda abagore banyu mububahe, mwubaha abagore banyu mububahe, mureke abana b'abandi b'abakobwa nimureba nabi bazabakura amenyo bayahongore bayamaremo. Ibyiza rero wamesa kamwe ugakunda umugore wawe ukanyurwa, warangiza ndetse ukegera ndetse Imana ugasenga. Uyu musaza we yaguye, ndetse yaguye ahashashe, yaguye ku witwa Isimbi. Ese biraherera hehe ibyabo? Katurore. Hanyuma muri ako kanya mu gihe bari kuganira bahana kondisiyo ndetse nuko bigomba kugenda, ako kanya aranamubwira ngo kandi ugomba kubwira Dave akajya anyubaha, hanyuma ukamubwira ko ndi mama we. Aya basi ndebera Isimbi yabaye mama wa Dave. Ndebera Isimbi yabaye mama wa Dave. Ese ibi bintu wabivuga gute, wabikora gute? Dave yabyara Isimbi, none Dave ndebera ndetse yabaye umwana wa Isimbi. Aya basi katurore. Ako kanya amubwiye ibyo agomba gukora, Isimbi atangira gusa nk'amwereka amukunda, amusomera kure. Ibyacu ntibitinda. Hanyuma mu gihe ari kubikora uwitwa ndetse mukuru we nibwo yahingukaga. Mu guhinguka ako kanya yumva barimo baganira, hanyuma asubira inyuma ajya kubumviriza neza. Birarera katurore. Umusaza na Simbi byakomeye, barimo baraganira, baracata, bateretana, amubwira ndetse anagomba kujya, amubwira ndetse uburyo azamujyana Dubai, amubwira uburyo ndetse bagomba kurirana indege rutema ikirere. Hanyuma umusaza byamucanze. Abagabo nk'aba bagomba kujya bakurwamo amenyo yose agashiramo, kuko nta mikino ihari. Isimbi nta mikino afite kuko yajaje. Abakobwa nk'aba barahari, baje baba bashaka gukura umuntu amenyo. Biraherera he katurore. Witegereje neza arimo arabumviriza ibyo barimo bavuga. Kurikira kandi unari. Ese uru rukundo ruzabahira? Ese Isimbi iyi mitungo arayandika, ukurikira urebe. Ariko abagabo b'ibigoryi bose niko bigenda. Sasa ibyacu ntibitinda. Umusaza yarikanze kubera yuko ibiri kumubaho n'agahomamunwa. Hejuru y'iki? Hejuru ndetse hejuru y'uburaya y'ubusambanyi, imitungo agiye kwitanga. Kurikira kandi unarebe. Turacyakomeje filime yacu. Tuvuyeyo tugaruka ku mukire ndetse Miki nibwo yazaganza. Ino yaje yirukanka aje kumuyambira. Hanyuma mukuza yiruka yishimye aje kumuyambira. Hanyuma ndetse Miki aramubwira ati atasiyo, ati ndakwiyamye, ati nabahamagaye byano byose ni ibiki. Ndetse muri ako kanya atangira Nzayino ndetse kumutonganya. Nzayino aramubwira ati urandenganya, ati telefone ntayisize, ati kandi ikindi ati njyewe ati nta kibazo, ati umuvandimwe wanjye, ati umuvandimwe wawe ati ibyo nagahumamunwa, ati gute, ati we na teta atuzi, ati yewe ati nta nubwo yari kuyifata kumbi. Miki ryarikanze, ubwo buramwica. Filime nayo nuko igenze. Mwakoze kuza murabeho, naho ubutaha turabakunda kandi turi kumwe imisi yose. Kora subscribe, kora share na comment kubwo kugira ngo tubane kuri Devira cyangwa se Sekibi, kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha. Bye bye.